urusobe rw'ibiriho igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo ababikijwe ubutumwa bukora. Turasoma Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga hati: erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ubutumwa bwa Yesu Kristo tubwiriza ni ubutumwa bukora by'ukuri. Ni ubutumwa butanga umusaruro udashidikanywaho kuri buri muntu wese ubwizera. Niyo mpamvu ugomba kwihutira kububwiriza kandi utinyutse. Ndibuka nganira n'umugabo wari urwaye indwara y'umutima ikomeye. Abaganga bari baramubwiye yuko arwaye umutima ndetse bamubwira yuko agomba guhindurirwa umutima. Ariko ubwo namusangizaga ubutumwa bwiza, naravuze nti igihe ndi kukuganiriza harabaho impinduka mu mutima wawe. Icyo ugomba gukora gusa ni ukwizera ibyo nkubwira. Izere gusa kandi umpa akanya wite ku byo mvuga. Yaremeye. Rero nakomeje muganiriza, mubwira amagambo y'ubuzima. Hashize nk'iminota 15 naramubwiye nti birarangiye. Maze aransubiza ati yego birarangiye. Isuzuma ryongeye kumukorerwa ryagaragaje yuko afite umutima mushya. Mana ishimwe. Byagaragaje ko ibibazo byose byari byagiye. Ibi nabibonye kenshi. Nubwo ikibazo cyaba giteye gite, ubu butumwa bwiza burakora. Ni ubutumwa bwa Yesu Kristo kandi buzana umusaruro ahantu hose. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ufite ubutumwa bwiza bukora, wigirira icyizere. Niyo mpamvu umwami yifuza yuko tugirira icyizere ubutumwa bwiza. Ntabwo twabwihererana kuko bukora. Burakora mu by'ukuri. Bibiliya iravuga iti Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 kugera kuri 17, Paulo yaravuze ati erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa nta mupaka bugira. Bukora muri buri gihugu. Bukora muri buri mujyi ndetse no kuri buri muntu wese wizera. Buhindura ubuzima bw'abantu. Buzana gukira indwara ndetse n'amagara mazima ku barwaye, iterambere ku bakene ndetse n'agakiza ku bazimiye. Ese ni gute twacecekana ubutumwa nk'ubu buhindura hazaza h'abantu ndetse bugakura abagabo n'abagore mu kwiheba bakaza mu butsinzi? Bityo rero bwiriza ubutumwa bwiza utinyutse. Buno butumwa burakora buri gihe, burakora ahantu hose ndetse no kuri buri muntu wese wizera. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Ubusanzwe ubutumwa bwiza ni inkuru nziza. Inkuru nziza ku muntu urwaye ni ugukira uburwayi. Inkuru nziza ku mukene ni ugutunga. Inkuru nziza kuwo byashobeye ni ukubona igisubizo. Niyo mpamvu tugomba rero kubwiriza ubutumwa bwiza twese dutinyutse, kuko tuzi ko ari cyo gisubizo cyonyine gusa inyoko muntu ikeneye.
kandi ntabwo ari abantu gusa, n'ibindi bintu byose bikeneye ubutumwa bwiza bubibatura ku bubata bwabyo bwose. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti: Data mwiza, urakoze kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukora ahantu hose, igihe cyose, no kuri buri muntu wizera. Mbwiriza ubu butumwa bwiza shize amanga ndetse ntinyutse, nkazana gukira indwara, agakiza ndetse n'impinduka ku bantu bose bizera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi mu gucengerera ijambo turasoma Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugeza kuri 18, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Niba urimo kunkurikira ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho. Imana ibaho umugisha naho ubutaha. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu baye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo: 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.